gukaraba, guteka, kuvoma, gukubura, gufura, kumesa, ibyo byose ntabwo yabasha kubyikorera. Nta na kimwe yabasha kwikorera. Aba ategereje uwaza akamufasha, akamugirira neza, agakora kimwe muri ibyo cyangwa bibiri, ubona n'ubwo akabimukorera byose, ariko we ntiyabyishoboza. Nibura kubw'amahirwe bikorwa n'abandi iyo ababonye. N'iyo byanze arihangana, afite umwana w'umuhungu, ibyo byose arabimenyereye. Aramukarabya, aramutekera, aramufurira, aramusiga, amujyana kuri tuwarete, no kuri tuwarete ntiyajyayo, amuzana mu musarane aho ari, ibikoresho byose akabimukorera, akamugaburira, akamwambika, ibikorwa byose byo mu rugo Obedi yarabimenyereye. Iryo shuri yararisohokeye. Bivuze ngo Obedi ubwo buzima arabuzi. Kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo izi nkuru uko zizajya zijyaho ujye uba uwa mbere mu kuzibona kandi zikugerera ku gihe. Uretse n'ibyo ni support uduhaye. Yitwa Obedi Ruzindana, umwana w'imyaka 8. Umwana wanyuze mu ishuri ry'ubuzima, ntabwo yigera agera mu ishuri risanzwe, ntabwo yigera agera mu ishuri ry'ubwenge, ahubwo yanyuze mu ishuri ry'ubuzima, kwiga imibereho y'umuntu, no kwiga imibereho yo mu isi, no kwiga imibereho y'ubuzima. Ruzindana mu myaka ye yamenye ubwenge bwo gutunga umuntu no kurwaza umuntu, no kumenya umuntu uwo ari we, akamenya inshuti n'abavandimwe aba ari bo, kandi akamenya cyane umubyeyi. Ruzindana yanyuze mu ishuri ry'ububyeyi kandi ari umwana w'umuhungu. Yagerageje kujya mu ishuri biranga, agerageza imibereho ya kimuntu ngo arebe ko yakunda, nabyo biranga. Afite mama we mu burwayi bwe, amumaranye imyaka igeze mu 8. Nyina afite imyaka 35, ariko mu burwayi bwe yafashwe afite imyaka 25. Bivuze ngo yafashwe gake gake nk'uko abandi bose bafatwa. Arwara indwara isanzwe nk'uko abandi bose bayirwara. Ntabwo yigeze yumva ko iyi ndwara izamugeza aha. Mu bukumi bwe, mu gukura kwe, no mu burwayi bwe, yumvaga ko iyi ndwara y'igihe gito izakira. Ntabwo yari azi ko bizamugendekera buryo. Uyu mubyeyi umwana afite ni Obedi. Imibereho ye yose ayikorerwa na Obedi. Obedi niwe mwana ushobora kwita kuri nyina, niwe mwana wakiriye imibereho ya nyina, kandi niwe mwana wabashije kuyakira. Ni abakene, nta byo kurya, kuko Obedi ntabwo azi guhinga. Ku myaka 8 ntabwo yabasha kujya mu murima ngo ahinge, kandi nta n'ikindi gikorwa yabasha gukora asize nyina wenyine. Ntabwo byamushobokera, bisaba kwicara ku mubyeyi we akamwitaho, kuko nta wundi waza kumufasha kumwitaho, nta waza kumufasha nyina, nta wundi mwana bafite
nta n'inshuti, nta n'abavandimwe, byose barabyimenyera. Ese Obedi ni muntu ki? Ese Obedi afite umutima bwoko ki? Iyi si yabaye ishuri, isi yabaye ikigeragezo, isi yabaye igishushanyo, kandi nabonye ariyo nzira nyabagendwa nta muntu utabasha kuyinyuramo. Nubwo bigoye, ariko turakomeza tukayicamo. Uyu mubyeyi yakuze nk'abandi, nk'uko wakuze nawe niko byagenze. Arerwa nk'uko warezwe, avuka ku babyeyi nk'uko byakugendekeye. Uyu mubyeyi yageze aho akundana n'umusore. Umusore amutera inda, ariko ntibabana. Arangije nyuma aza gufatwa n'uburwayi bw'akaguru busanzwe. Ajya kwa muganga, bamuha imiti agira ngo azakire, nuko ntiyakira. Hashize igihe asubira kwa muganga, bamuha indi miti, ntabwo ntiyagira ikimumarira. Hashize ikindi gihe asubirayo, bamuha taransiferi ajya mu bitaro bikuru. Ageze mu bitaro bikuru bamubwira ko arwaye kanseri. Yakira ko arwaye kanseri, bamuha imiti imugabanyiriza ububabare. Bigeze aho n'umwana ariyakira, aricara, aratuza. Gusa bamubwira ko agomba kujya i Kanombe akareba ko nibura hari icyo bamufasha, ariko ubushobozi afite ntabwo yari gukunda, kuko byaramaze kumwandikira kwireba. Ntabwo yari akibasha guhaguruka, ntabwo yari akibasha kugenda, ubwo yahise yituranira n'ubutaka, ahita yibera hasi kuri yo. Nta kundi guhaguruka yongeye kugira. Uyu mubyeyi akunda umwana we cyane, kuko nta wundi wabashije kumwicara iruhande. Mu bukene bafite, nta byo kurya bagira, agerageza gushuka umwana, kuko umwana nta kundi nawe abireba. Umwana akajya mu gasozi, akajya gushaka ibyatunga umubyeyi we. Aragerageza gushaka ibyatunga umubyeyi we, kuko ntaho bahinga bafite, kandi bakaba nta byahinzwe bafite, nta n'ibyeze bafite, yewe nta n'amafaranga bafite. Obedi nta kundi yabigenza, ajya mu mirima y'abandi, akajya gucukura ibyo abonye, yaba ari ibijumba, yaba ari imyumbati, yaba ari ibirayi. Aho abonye ajyamo, ubundi agasarura agashyira nyina. Iyo bamufashe ari mu mirima y'abandi, umwana ababwira ko ari gushaka ibyo kurya bya nyina, kuko abaturanyi babizi, ndetse abantu hafi ya bose babizi. Abaturanyi nta kintu bamugira, abo baturanyi nta kintu babafasha, habe n'igikoma bamushyira. Ahubwo Obedi w'igisubizo no kujya mu mirima y'abandi, ubundi akajya gusarura ibyo atahinze, ariko kugira ngo nyina akunde abeho. Ntawamurega kuko yasaruye ibyo atahinze, nta n'uwamurega cyangwa se ngo amuhane kuko abazi uwo ari kurwanya. Obedi ni muntu ki? Obedi afite umutima bwoko ki? Agahinda, umubabaro, ndetse n'imiruho, inzara, ubukene, niyo miruho abantu benshi bagenda bahura nayo mu buzima bwa buri munsi. Mu byo twakora byose, mu byo twanyuramo byose, ibyo ngibyo nibyo mu miruho yacu, mu byo dukora byose tugomba guhura nabyo. Ariko iyo wabayeho neza, uhura n'ibyishimo, umunezero, ubukire, guhaga,
amafaranga, inshuti nziza, imibereho myiza, kurya neza no kuryama neza, ibyo biranga abantu bafite imibereho myiza. Ariko bibabaza cyane iyo bahuye n'imibereho mibi. Umubyeyi we mu gahinda kenshi abazwa ko ntabuza gufata umwana we kumufasha ngo abashe kumujyana mu bwiherero cyangwa se akamufasha kumukarabya. Nyina wa Obedi abazwa cyane n'uko umwana we atamubasha. Mu ntege nkeya afite ntabwo Obedi abasha nyina, haba kujya kumukarabya amukarabiriza aho yicaye, ntiyabasha kumuterura. Haba kujya kumujyana ku buriri kuryama ni ugusunika kuko nta mbaraga afite. Igikorwa cyose Obedi niwe kireba, nubwo mu ntege nke afite ntabwo abasha kumushoboza nyina. Nyina arababaye kandi Obedi arababaye. Mbese abo bose ubaye cyane ninde? Ni Obedi cyangwa ni nyina? Nyina ari mu buribwe, nyina ari mu buribwe bukabije cyane, bikanongeraho kuba umuntu umufasha muri ubwo buribwe nibura ngo amuhumurize. Ariko nanone Obedi nawe arasaba imbaraga nyinshi. Obedi yarushye akiri muto, Obedi yarushye akiri uruhinja, ariko Obedi arihangana. None ari nyina na Obedi ninde ubabaye cyane? Ndagushimiye wowe wakomeje gukurikira iyi nkuru. Nta kintu nagusaba, kuri subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo inkuru tuzatugezaho zizajye zikugereraho ku gihe. Ndagushimiye.